benshi ba nyirabukwe bita imbwa twinkagira ngo wenda biterwa n'abagore bashatse ariko kuri ubu ngubu maze kubona ko ari abagabo babitera kuko twinkuru ngubu ngiye nkabaza mama ngo wa muhungu uterita Cadette yageze hano icyo yansubiza nawe uri guhita ucyumva yagusubiza ati yahita mbaza ngo kakabwa ariko twiri nukuva kera kuko genda byibuka tugikorana ikiyede kwa padiri twiri buri munsi yaryaga amandazi ya bine akemera akarya imishahara ye akazakora yishyura rubanda nanditse ntibanagira gufata ikirindazi ukakimeranya uko buko ari kukureba si kimwe ukarinda uyangobeza 20 na binga hari kukureba nukuri kw'Imana rubanda barababaye pe nabwoba naki ibaze nawe oya nabyubwoba kuko nubundi nyako buko si Imana ariko byibuze ugashyiramo n'akantu kimuho kwiyubaha. BSDO Best Shop Diaspora Online. Ese ukeneye kugura no kugurisha? Ushaka kugura inzu, ibibanza n'imodoka n'ibindi? Yego, ndabikeneye. Na handi wabisanga ni muri BSDO. 0783 36 258. BSDO sale. Ariko dakuba ibintu wanyu mu ijoro mwankoze. Mu ijoro nange gutaha namwe mwange kugabura. None se washakaga kurya mu rugo twi? Byari kuba bitwaye iki? Yesu wanjye. Mu rugo bakubashye banga kugabura. None wowe wari ufite gahunda yo kurya. Mva bwa busambo ye. Naryo se nagifungira. Twi warya waba umukobwa uterita. Naharya se. Twi waharya. Naharya nyine. Twi waba wisuzuguje. Kurya waba umukobwa uterita. Mwebwe se kuki mwabaza nk'uko ndi kureba? Nyine twarayibaza. Mwebwe se kuki mutanze kwisuzuguza? Kwisuzuguza kandi twarayibagiraga iwacu. Nukore nanjye nawe kwirya. Oya twi ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza. Ubu warya na mama ari kukureba. Genza na mwana se sinare muri sare ari kundeba. Wariye mandazi mama ari kukureba. Nari ndi kwasangira na Cadette wanyu. Ese ubu twi ubu nkaho mu mukwe wacu koko. Namubaza. Uri kwitwara nguriki imbere y'ababyeyi. Ababyeyi se bo ni barya. Oya twi wowe wifata nabi ugakabya. N'amandazi ukayarya mu rugo bari kukureba. None se ushaka kunyarya batandeba. Ukayarya wiherebeye nyine. Ubundi iyo uri umukwe ahantu uba ugomba kuba uri seriye cyane. Ku buryo byibuzanye ko ubukwe agomba kuba kubona. Agatengo kakaza kubera kugutinya. Ariko wowe uri kuzana amapaki n'amapaki ukayarira muri sara ari kukureba. Ubwo kuko urumva utari kwitesha agaciro. Ahubwo ushaka kubana n'abantu igihe kinini ubereka ingeso zawe. Ibaze nk'umugubu nigize umuntu utarya amandazi. Ejo bundi namara gushaka mushiki wawe mama wawe twaye duhurira kuri alimentation. Ubwo urumva bitazajya mutungura. None ubu ngubu ubwo yarabimenyereye. Oya twi ubwo nta bugabo burimo. Uriya najyaga numva ko benshi ba nyirabukwe bita imbwa twinkagira ngo wenda biterwa n'abagore bashatse ariko kuri ubu ngubu maze kubona ko ari abagabo babitera kuko twinkuru ngubu ngiye nkabaza mama ngo wa muhungu uterita Cadette yageze hano icyo yansubiza nawe uri guhita ucyumva. Yagusubiza ati yahita mbaza ngo kakabwa nje bakanyita imbwa. Ubu ngubu niyo shusho kubonamo sinzi niba uri kumva icyo kintu iki gihe imbere y'abantu ishusho wishyizemo niyo bakubonamo. Niba wihinduye imbwa urahita bakubonemo umusega nyine kandi niba unihinduye intare aho unyuze barakubonamo simba. Naho numbwira ngo urarira uburindazi imbere ya nyoko bukwe then ngo gufate nk'umuntu w'umugabo. Ubu se ahubwo ikibazo mfite bazemera kuguha umukobwa wabo kubera iki? Twisinzi ko bamuguha kuko mama ukuntu nzi yikundira umukobwa we ubu yamaze kubona ko unamutwaye wamutungisha amandazi nk'umuyede. Byose si ibiryo ku buryo Cadette nawe yakaza kemera kuyarya. Sarya zisibye ko ejo bundi yayandi. Yatangiye kugusuzugura. Niba utangiye kuyazana nawe akayanga kandi imbere mwarayasangiraga ushaka undi muvuno na huwo nguwo waguhombeye. Nubwo nabanjije kugira ubwoba ngira ngo n'ababyeyi bazamukwangisha namaze kuvumbura ko nawe yaje kureba kure kuko usibye na Cadette nta mukobwa n'umwe yakemera kurya ifarine buri munsi nk'abamotari ba Nyabugogo. Njyewe nyitereta Keza yambwiraga ko nkundira amandazi none uri kumbwira ko ibyo bazanyangira. None Keza muracyakundana? Wapi twarashwanye. Sinakubwiye se? Wambwiye se iki ko na Keza ashaka kungarukira? Ejo se twawe mfite ipaki y'amandazi ashaka kunkurikira. Ngashaka kugira iki? Narahindukiye mbona nawe umarandeba. Yamaze kumenya nyine kuri masweti buri munsi amandazi muranakomera. Amandazi none se warya? Are you playing? Serisa uheruka mu kazi man? Merukayo. Sha ejo nagiye ngiye biranga mwana. Muri iyi minsi akazi karabuze. Abasa bimeze bite mwana? Ko mwihagarariye hano sha turi kuganira iby'akazi man. Turi kukaganira sugira ngo kadi no kuboneka. Sha akazi ko karanabuze tu karaje kuboneka turi mu mpeshyi. Oya kazaboneka cyane. Ariko man ndumiwe tu.
bigenze bite? Mani ni muzi ko Twiri aterita mushiki wanjye fofo uyu uriya ni mukuru w'ubureya ni Cadette. Yes nyine aterita Cadette. Byagenze gute? Mani Twiri niba ari umusazi niba arwara mu mutwe njya uriya muhungu namuburiye ibaratu wamuburiye iki? Mani Twiri wagira ngo ni umusazi nyine byagenze gute? Ariko ibaze mani umurezi asigaye aza guterita mu rugo akazana ipaki y'amandazi akayirya mu rugo bari kumureba. Serisa Twiri ni ugukunda amandazi cyangwa barayamuroza? Uziko Twiri wagira ngo amandazi yarutisha ubuzima bwe ahubwo wibuke ko hari umukobwa wabimwangiye. Mani ni ukuri kw'Imana pe Twiri wagira ngo amandazi barayamuroza none iwe yambwiye ko ubutakira adakojeje irindazi mu kanwa. Oya ariko Twiri ni ukuva kera kuko genda byibuka tugikorana ikiyede kwa padiri. Twiri buri munsi yaryaga amandazi ya 4 akemera akarya imishahara ye akazakora yishyura. Sha njyewe nuko nategeka ariko mushiki wanjye sinakemera Twiri amushaka pe. Kwihebera amandazi wagira ngo nicyo kintu yabonye kiribwa ku isi. Yes amandazi araryoha ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo kuyagira kamara kuriya. Buriya pe nibyo kurara udakojeje irindazi mu kanwa uri umuyede nikoze ariko mu by'ukuri kuyihebera kuriya nabyo ni bibi. Hahandi ujya gutereta witwaje uruvirope rwuzuye ubwo si wowe waba ari umucora none se ubundi kurya amandazi uri umuyede n'itegeko. Itegeko nyine none wajya kuginya muri bukeye bibiri iryo tegeko se ninde yarishyizeho? Abakuru mu kazi. None se hari aho wumvisha akazi katagira kondisiyo karayigira ariko iyo yanyura kabije kurya amandazi nkaho bayakuraza. Ubu nk'uwo twirajya gutereta ahantu yitwaje amandazi aba yikanze ari muri icyo kiyede. Rega nyine Sarisa ujye umenya ko umuntu akunda ikintu akageraho kikamujyamo ariko ubwo uzi iyo wamenyereye kwenjoyinga akarindazi mwana buri munota uba wumva kahora mu kanwa. Oya biriya ni ugukabya pe kubona umuntu w'umusore kweri. Erega kurya amandazi si icyaha ahubwo icyaha ni icyo kuyajyana aho ubonye hose noneho akarusha ugafata ikiveropa cyuzuye ngo ujya gusura sheri wawe. Si uko umusura gusa na nyina ahari rubanda nta n'isoni banagira gufata ikirindazi ukakimeranya uko buko ari kukureba si kimwe ukarinda uyangobeza 20 hari kukureba. Ni ukuri kw'Imana rubanda barababaye pe nta bwoba naki. Ibaze nawe oya nta by'ubwoba kuko n'ubundi nyoko buko si Imana ariko byibuze ugashyiramo n'akantu k'impuhwe kwiyubaha. Twi uzi ibintu bibaye kiba bigenze bite? y'amandazi yawe yarari mu kabati pusi yari reba sheri wawe nakazi kagashirira amenyo. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira ngo nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera kuva kuri mikrofone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. TWIRI COMEDY rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana icyanzu inzozi zawe muri content zibimpamo.